Hello guys, reka nkwereke ukuntu wakitekera creamy penne pasta. Iyi recipe ni recipe nziza, ni ibiryo biryoshye, ndakubwiza ukuri nugenda ukabigerageza iwawe uzagaruka unshimiye. Hagati aho rero mbahaye ikaze hano ku Gikoni Iwacu TV, njye ni Chef Alex mu bisanzwe dusanzwe tubana. Iyi rero uratangira ukata imboga, urakata imboga mu bwoko bwa julienne, urabona ko igitunguru cyo nari namaze kugikata ariko nacyo ni kuri ugikata mu bwoko bwa julienne nyine kirambuye utuntu tw'uduslice ariko dukasemo mo kabiri. Ubundi na zino poivro nazo ukazikata mo julienne ariko kwa ko zari ndende niyo mpamvu ubonye nazigabanyijemo kabiri. Nubwo ngubwo nyine amazi ari ku ruhande ari kubira, then ukahita uzana za pene zawe. Urabona ko izi ni pene abantu bakunda kuzita makaroni, izi ntago ari makaroni. Hari izindi pasta zitwa makaroni ariko izi bazita pene pasta. Makaroni nabwo ni ubwoko bwa pasta. Then iyo umaze kuzishyira mu mazi uhita ushyiramo n'amavuta y'ubuto. Kina amavuta y'ubuto afasha no kugira ngo bitaza gufatana, ubundi ugahita ushyiramo n'akunyu gakeya kuko no mu biryo mu isosi turi buteke turaza gushyiramo umunyu. Ubundi ugahita wongera ukajya ku mboga zawe, ukaba tugiye hano tugiye gucopinga cyangwa se garlic. Iyi garlic ku benshi tuyizi nka tungurusumu, rero ni kuri iyo twe tuyicopinga. Uyifata ugakubitaho icyuma kuriya nyine bigufasha kubona uko uyicopinga neza. Ako wowe ufite uburyo bwawe wenda ushobora kuba uyicopingamo, maybe urayisekura se, harimo n'abayikubita mu bicupa. Ubwo buri wese afite uburyo ki. Rero ugahita ukatakata n'utuntu bita uduperisile cyangwa se udukoriyanda hafi aho ngaho. Utu tuntu ni utuntu tuzana amabara mu biryo bigatuma biryoha neza cyane kandi even ikazana flavor bigahumura. Then pene zacu rero ziba zimaze gushya, tuba twatogosheje ariko hano ntago zihisha neza cyane ngo zigende zishye zihwaneho. Umera nk'utetse half cooking. Nizishye neza kuko turaza kongera kuziteka mu isosi tugiye gukora ya creme. Then ukahita ushyira amavuta ku ipanu, amavuta atari menshi cyane. Ikintu hano tuba tugiye kurikijeho ni ugushyiraho za mboga zacu. Turabanzaho igitunguru, ndaza kubwira impamvu turi bubanze igitunguru gusa. Igitunguru iyo umaze kugishyiraho rero urategereza nyine ku buryo ugenda usimbiza kigafata amavuta hose, ugategereza kikaza gufata irangi kwa kundi tuvuga ngo cyabaye caramelized. Urabona ko gifashe irangi ariko cyahiye cyane. Igitunguru gihiye cyane ntago aba ari cyiza nyine. Anyway, n'imboga zose zihiye cyane ntago aba ari nziza cyane. Uba ukwiye kuziteka ku buryo ki nyine nizishye cyane. Njye nzikunda zitahiye cyane kuko nabwo vitamine anyway ziba zirimo. Then hano nashyizemo akabata ariko utagafite nta kibazo wakihorera. Then nshyiramo ya tungurusumu. Garlic na butter rero iyo bihuye bibyara ikintu bita umuhumuro mwiza cyane. Tungurusumu na butter iyo bihuye bibyara umuhumuro mwiza kandi ibiryo byawe biba bihumura cyane kabisa. Then iyo ya tungurusumu yawe imaze gushya rero, njye nahise nshyiramo inkoko ariko utazifite uri mu vegetarian ushobora no kubyihorera, ahubwo ukahita ushyiramo ibyo ngiye kwereka mu kanya. Ukahita ushyiramo n'agasoya sauce ariko ngiye kukwita nshyiramo nanjye. Hano njye nahise nshyiramo inkoko, cyangwa se ushaka kumenya uko izi nkoko wayiteka nabwo muri DM rwose icyumba cyawe gifunguye unyandikire uvuge ati ndashaka kuzanyereke uko wateka iriya nkoko. Hano nahise nshyiramo inkoko ngiye yari itetse, nahise nkata uduslice nshyiramo kugira ngo mvange. Ni ibiryo byoroshye, ibiryo byihuse kugira ngo utaza kurambirwa. Then nshyiramo n'akaga soya sauce. Agasoya sauce nacyo ikintu gafasha nyine kugira ngo ibiryo byacu nuko bise bihindura akabara, kandi soya sauce bifitemo n'umunyu, bifitemo na taste, ihindura ibara kandi na taste. Hano nahise mfata ikirungo cyanjye. Ibirungo rero nashyizemo ni turmeric na paprika. Nari nabivanze turmeric na paprika nshyiramo gakeya cyane, ntabwo ari byinshi kugira ngo ibiryo byanjye bifata kandi kabara. Ntabwo nashaka gukoreshamo inyanya cyangwa se sauce tomate, nshaka kuyiha indi sura nyine. Nk'umushefu uri mu gikoni umuntu ahora avumbura. Ubundi ntukikomplike mu gikoni rwose, ujye ujyamo urebe ihari ubyigira umutwe yuko wabiteka. Nibigucanga uze hano kuri Gikoni Iwacu TV uzaza ubona rwose recipe kandi zoroheje uri bugende ugahita uteka. Ibiryo ubundi nibyo biryo abasiribateri bikundira. Ushobora guteka penne pasta yawe ukayabika, ukaza gukora kano gasosi ngiye kukwereka, ubundi ukaza ugahita uzishyiramo zihiye. Ibiryo bimara igihe gitoya. Then hano njye nahise nshyiramo amazi makeya, birakomeza nyine birabira gake gake. Ariko ikitondeka nuko ngewe mu buzima busanzwe ubundi sinywa amata,
wowe ufite amata hano instead yo gushyiramo amazi washyiramo amata, washyiramo amata kugira ngo bigende neza. Ngewe kubera ko rero nakunda amata anyway nta nubwo nyanywa mu buzima busanzwe ariko mu biryo bwo amata n'abantu batanywa amata rwose mu biryo muzagerageze, birashoboka ko wakuramo izo ntungamubiri z'amata ukabona uko uyakonsoma mu biryo. Then ngewe nahise nshyiramo amazi nyine gutyo gake gakeya ariko ngenda mbyindira bifata nongeramo, niko nyine umuntu ateka. Then nyuma yaho nahise nshyiramo ya mata urabona ko nahise nyazana agasosi kamaze kuba nkaho gafashe nyashyiramo anyway na biriya nabyo bigabanya n'ingano y'amata ushobora kuba uri buze gukoresha kandi isosi yawe ikaryoha. Ubanzamo amazi ukagenda ugira agasosi kasa nk'agafashemo ugahita ushyiramo amata. Amata yawe agufasha gutubura isosi yawe kandi isosi ikaza isa neza ari umweru, ikaza ari isosi y'umweru, byandi bitanga isosi y'umweru. Ariko hano tuba twashyizemo ibirungo bigahinduka, ariko hano tuba dukoze creme sauce. Hano urabona ko nahise nshyiramo na creme cyangwa se cream fresh cyangwa se cooking creme, uhita uyishyiramo nayo nyuma y'aya mata. Iyi cooking creme ikintu irafasha amata yacu kuza gukora isosi ifashe kandi ikongeramo n'uburyohe. Nicyo kintu cooking creme idufasha, tugashyiramo n'akunyu kugira ngo bikomeze bigende fresh. Urabona ko agasosi kari kamaze kuba kabisa, isosi irasa neza, wayirisha umuceri, wayirisha ikintu icyo ari cyo cyose. Kwa kundi nakubwiye warabitse amakaroni yawe pene zawe warazibitse ukazizana ukazishyiramo gutyo. Ni akantu tipu keza cyane rwose wajya ukoresha uri nk'umusiribateri cyangwa se wikundira ibiryo byihuse. Iyi recipe irakureba niyo yawe. Wowe niba ubona wayikunze nyamuneka ntugire udakoze like, subscribe, nibinakunda usharinge n'abavandimwe nabo bazi barebe ibiri kubera hano ku Gikoni Iwacu TV. Urabona ko nahise nshyiramo za pene pasta zanjye nkahita nkomeza ngaragura. Abantu muzita makaroni rwose mwarahindutse. Ni ukuvuga ngo pene pasta na makaroni byose bihurira muri groupe bita pasta. Pasta ni groupe irimo ibintu byinshi, harimo pene, makaroni, spaghetti, n'izindi nyinshi, lasagna se n'izindi nka fusili, izindi nyinshi cyane, izindi pasta nyinshi zitandukanye z'amoko menshi atandukanye. Rero hagarika kugenda uvuga ngo pene, spaghetti ngo ni amakaroni byose. Ntabwo ari amakaroni, nzakuzanira icyo bita makaroni uyizirebe. Then nahise nshyiramo za poivro zanjye. Impamvu nazishyizemo nyuma ziriya poivro rero n'izi coriander zanjye cyangwa se persil, impamvu mbishyizemo nyuma ni ukugira ngo bitaza gufata irindi bara, bitaza guhindura ibara. Kandi hano urabona ko ndashakamo amabara atandukanye, icyatsi kivange n'uriya muhondo, uriya muhondo wa turmeric nyine w'ikirungo. Urabona ko bise bikora akantu keza. Noneho nshyiramo n'agatomato ko ntabwo nagakase mureba, ariko nako ni ibintu byoroshye. Ukata akantu k'agaslice, utuntu tw'uduslice nyine ya outer part ya tomato, then ugashyiramo kugira ngo ibiryo byawe, hano nuko tomato yari nkeya, tomato zabaye nkeya, ariko ushyizemo nyinshi nabwo urabona ko byaba ari amabara atandukanye menshi cyane. Ariko urabona ko nabwo birasa neza nyine. Urabona ko amabara yari mu biryo, ibiryo biba biri dekore, biba bidekoye neza cyane rwose. Hano twase dukurikizaho kujya kwarura ama spaghetti cyangwa se ama pastas. Itegeko ryayo ubundi yarurwa mu kantu muri bowl imeze nk'ukuriya, niyo tegeko yayo nasanze nanjye mu gikoni. Ariko wayarura aho ariho hose paka cyumva wabitetse wayarura aho ariho hose biramanuka. Si creme penne pasta, ibi biryo biraryoshye ndakurahiye. Genda ubigerageze, uzagaruka hano umbwire cyangwa se usige no muri comment umbwiye ati nabibonye uku nguku. Wakoze cyane kubana nanjye. Ciao, ndabakunda cyane. Yari Chef Alex.